Ni The Choice Live, nje nitwa Moses Iradukunda. Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye The Choice Live aho muri hirya no hino hatandukanye. Mbifurize kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Hanyuma babwire ko turi mu ntangiriro z'umwaka, turacyari kumwe na za company twabanye mu mwaka ushize. Mango 4G internet nziza irakugeraho waba uri hose hirya no hino mu Rwanda. 2550 ni nimero yabo, bahamagare. Hirya no hino mu gihugu barahareba kugeza internet ukorera mu rugo cyangwa se uri gukorera kuri office. Izo internet zose barazifite kandi zifite umuvuduko. Twihuje na Infinix aho ugura telefone ya Infinix bakakongeza internet ya Mango 4G. Turi kumwe na Ndoli Safaris, ni company y'ubukerarugendo yo gutembereza mu Rwanda. Ushaka kugura imodoka cyangwa kuyikodesha baragufasha. Bahamagare rero Ndoli Safaris kuri nimero yabo igendanwa ni yandi mpora mbabwira cyane, ni 0788353847 baragufasha neza cyane. Nongeye kwakira Peacemaker, numwe mu tuganira byinshi by'umwariko kuri uru ruganda rw'imyidagaduro. Habaye ikintu turagifata kugira ngo tugisesengure, dukoresha imibare n'ibimenyetso. Ni umusesenguzi karundura. Ni Pundit. Aje karakantu wakavuze nawe ku kirene yakuzanye. Muri ndabi ntago muzi mwana. Muri ndabi ntago nzi kinashaka. Arya wamushubije gute muri comment? Namubwiye ngo ni the outspoken entertainment Pundit. Izo mubanganzo nizeye kuse kukavuga na. Oya ni Pundit, ushatse avuga Pundit cyangwa Pundit. Uko wabivuga kose nta kibazo. Ibyo bisobanuke. Ariko niko nariyo ni commentator, n'umukommentateur. Cyangwa expert. Ntago nzi impamvu Oyo bari ngo twaridaga bati. Ako kantu mukambikire. Naye ariko ngiye kujya nkorera. Ariko baragafashe mani Pundit cyangwa Pundit muri showbiz yo mu Rwanda. Ngayo ngo we musesenguzi turaza kuganira ku ngingo zitandukanye, by'umwihariko uko umwaka watangiye. Nabonye hanze hari indirimbo ya Airways abantu bari kuvugaho, nabonye hari byagana twagarukiyeho na Nigeria ntabwo twabirangije neza. Hari yakuru ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuze ati nta muntu ugabira ministeri, by'umwihariko nta mugore ugaba idebe. Ni byinshi byo dushara kuganira, wenda duhere kuri duhere kukira. Reka duhere kwari byo idebe ryabaye idebe muzi, ni idebe umuja n'umugaragu. Nayo magamo tuza gusobanura ko nabonye hari n'abanyandiki bamwe ati se ibintu bishatse kuvuga iki ko tutari kubisobanukirwa. Urabona ni igikorwa cyabaye muri weekend ishize, hari ku cyumweru bajya igashora hari La Paris gashora mu karere ka Bugesera, hari kuri La Paris. Ubwo yari yakuru yagiye guha inka umunyamabanga ministry ushinzwe umuco ubwo ni ministry Bamporiki Edouard. Ubwo ni umunyamabanga uhoraho cyangwa state minister mu Kinyarwanda bavuga gute? State minister wa leta uhoraho. Ubwo oya uhoraho ni permanent secretary. Ubwo state minister ni umunyamabanga wa leta. Ubwo ni state minister muri ministeri y'umuco. Umunyamabanga kamisomewe state minister tuzabeshya abantu. Oya ntabwo twabeshya abantu. State minister atandukanye na permanent secretary. Babatandukanye cyane. State minister na permanent secretary. Permanent secretary ni umunyamabanga uhoraho. State ubwo ni no Kinyarwanda ni gute mwagacwa? Umunyamabanga state minister. Reka turebe tuzabeshya abantu. Reba state minister ko ibyo bintu bigomba kuba biri clear. Tutavuga titire y'abandi nabi. Ibyo bintu nibyo mane abanyamategeko kwanza bari tayari. Hari ibintu abantu bakwiye kujya bitondera kugenda tuburizamo gake gake kubera guhumura abantu. hari yahise igira se, hari yahise igita ko se wabonaga abanyamategeko bari bamaze kwifunga n'amadosi bayarangiye. Kuvuga n'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco. Ubwo ni state minister. Umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard. Ubwo yagabiwe inka na yakuru, umwe mu banyarwandakazi bahagaze neza ku bantu mpuzamahanga muri filime by'umwihariko, usa nkaho yanasize abandi basireye queen mu kugira uruhare mu guteza imbere showbiz Nyarwanda. Ariko se ngiye wenda sinzi ubwo urwego mubibonaho mubigereranya mute kuya muvuge ngo yasize abandi. Twari tumenyereye abakobwa hano beza bizongereza ubwo n'abadamu, kuko bamwe muri bo bafite ingo
n'abandi bataragira ingo ariko bagera kuri buri cyamamare icyo ari cyo cyose bajagajaga inganda zo muri Afrika zose ariko tutarabona yatera intambwe ngafata uko ku muhanzi tutarabona yatera intambwe ngashakira gakora b'umuhanzi tutarabona yatera intambwe ngo afate urwego ageza rugeze ku wundi urabona nka Shadibu ntabwo twabona nk'umuhanzi yafashe avuga ati Shadibu ni inshuti ya Diamond urabise kugeza kuvuga ngo niba atumye Diamond amenyekana yego bura yakaba ya Shadibu ni n'umuntu muri ndibuka ni wasa festival yagiyeyo baramutegera bamwakira neza hari ubuzima burahagarara bura yakaba yadiringiye nk'umuhanzi wo mu Rwanda gakorabo kari guhita kihuta afiragiyemo umugore urabizi kwita yihuta twabonye ba Kate Bashabe numwe mu bakobwa baba celebrity cyangwa socialite bihagaze muri Afrika ariko hari yakuru yaje mu wundi mujyo wo guhita afata filime akayigeza ku rundi rwego tukabona Nigeria yaje tubona Platinum yagiye tubona muri Afrika muri gutanga ibihembo ubwo gihe nibyo bintu mbashingiyeho ntago urabizi ko nkoresha imibare n'ibimenyetso ntago nyanyendera ku marangamutima ndareba ngo mu gihe Aria aje muri filime byagenze gute u Rwanda muri Nigeria rurazwi wabonye Platinum ajya muri Afrima wabonye ajya kwima muri Ecofest muri Sierra Leone wabonye ba DJ Brian bajya kudija wabonye ba Puzzle King Puzzle bajya kubyina urumva mu kanya gato yabonye urabona hana amazi kugeza urwego showbiz yacu ukavuga ko nabandi bantu baragera ku rwego nk'urwe mu Rwanda barahari batangije mashariki hari nabandi bakoze ibindi ariko muri ino new generation urabona impinduka ari gukora kuba yafata umuhanzi nka Platinum agasinya muri 1% international tukabona ari yakora ari gutanga ibihembo muri Afrima nta nubwo ipfa gutumirwa buri muntu wese ntabwo batanga invitation ku muntu wari wese ni ibintu bihambaye tukabona ari gutanga ibihembo tukabona ari marafata umuhanza akamugeza ku rwego rw'uko ajya gukora media tour muri Nigeria by'umweru kwezi kugashira atukabona ari kuririmba kuri muri stade irimo ibihumbi yuzuye kubera ya connection ni intambwe ihambaye naga ari ibanga ni ibintu tugomba kujya tuvuga kugira ngo nundi ufite ahantu agera asunike wa munyarwanda kazi tuzabone natwe ejo bundi ibendera ry'u Rwanda tuzabona abana b'abanyarwanda bari kubaho kubera utungwa na diversity y'ibyo bakora kugeza ubu ni we muntu we nabamenya na Aria mu kiganiro bavuze ko Aria ari umusirey queen kugeza ubu uri kuzana impinduka muri mu muziki na filime mu Rwanda ndetse bamenya baranatubwiye mu kiganiro avuga ati iyaba abasirey queen twari dufite abasirey queen igihumbi yego Rwanda rwagenda neza logique yabyo ubyumve ko nibo abantu bashobora kugera ahantu umuhanzi atapfa kugera mu buryo buri privacy ntari bwinjiremo urumva niba Shadiba kugira ngo giye natumye Diamond yamamara inaha cyaho kugira ngo giye Diamond ari nyambaza mu mishinga ihamba urozasanga Diamond munsi yafite igikorwa gihambaye atumiramo babasire kw'inuzi bahambaye bose kuko niwageze ibintu kuri uzasanga ba Kate na ba David bari inshuti usange nta muhanzi n'umwe muri Afrika Shadiba ndari kumwe na Lady Gaga muri Nigeria waramubonye cyagiye Platinum dufite abasire kw'ini benshi nkuko izindi nganda zo muri Tanzania zateye imbere rona bahamisa mu betara agenda akaba ari kumwe na Rikros kudiringa aga connection ku muhanzi n'uruca abana dufite amasire kw'ini menshi kandi ateye imbere kandi afungutse mu mutwe industry yacu yatera imbere cyane byonyine ko yatumira umuhanzi w'icyamani kuza hano cya kuba yajyayo n'u Rwanda ruvugwa ni social media ziba zizamuka ni Rwanda ruba ruriyo ntago kwamamara ari ngombwa ko umuntu aririmba ikiboya bazari nta masire yajya afata Afrika yose mu kiganza urabona urwego bintu biba biriho bikagushimisha se kuba Shadiba agera kuri Twitter akababwira ati mwebwe mwabakobwa mwe mutize nako mwize cyane ariko ntibigire icyo bibamarira mumeze nk'abigiye gukena biriya ntago giye nk'umupandit cyangwa Pundit ntago mbibona muri ubwo buryo abandi babibonamo Shadibu moze kano kanya serious reka ngwe ntakubeshya numwe mu banyarwandakazi bensipayaringa abana b'abakobwa beza barota kuzabaho ubuzima bw'inzozi zabo n'umunyarwandakazi ubayeho ubuzima bwa luxury atari umuyobozi atari umushoramari atari umuhanzikazi atari umukinnyi wa filimi akaba atunzwe n'iby'Imana yamuhaye nuko asa n'umugisha bundi muri biriya baravuga ngo Imana iha umurimo iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu ibyo ukora byose Imana ibahe umugisha ubaho rero Shadibu yandika kuri abagira ngo akwereke ko kujya mu ishuri utagiye gushaka akazi ubundi se ahantu zibigisha gukora akazi ku isi
papa si yo kwiga nukujijuka kumenya nzajya mu ishuri nzaharanira kujijuka iyo umaze kujijuka ugeze hanze nibwo ushobora kuvuga ngo okay Moses nize gukamera ariko ndabona gukora ikawa muri Oman byantunga ntabwo wize gukora ikawa kwiga harasha de yavugaga nuko bamumvishe nabi ntabwo yatukaga abantu bize yagira ngo akwereke ko kujya mu ishuri bitagamije gusohoka ngo ujye gushaka akazi kuko ntabwo wagiye kwiga ari ahantu kaziritse kawe ahubwo wagiye guhumura amaso ngo uze kwisi uhatane mu buryo bushoboka bwose waba ushoboye niyo logique wakumvamo Shadibu ariko harababye umushinga arimo arihanira ku bantu bize jye ko mbibona yego twari turi kuri Aria Cool rero uko byagenze ku idebe byose na yango bitangira hazero bitubwire byose ukuntu byagenze Aria we avuga ko yakunze ukuntu Bamporiki yahawe inshinga nakiri muto urabizi ko Bamporiki ari we mu Nyarwanda wabashe ko yamudepite ari muto mu mateka kuko nge nkunda kuzirikana cyane His Excellency yamuhaye inshinga nakiri muto azamukiye kuri za filime yakinaga akitwara neza n'amatiyatere amubonamo impano kandi koko Bamporiki n'umwe mu Banyarwanda numwe mu bayobozi nyine bakora ibyo bakora neza kandi ubona ko benshi urubyiruko cyane bavuye from zero ni hero ntabwo twatinya kubivuga Aria rero yararebye abona ko byanze bikunze umuntu wakinnye filime bakinye Bamporiki cyo mu filime menshi urabizi Aria nawe arashaka kugira mu kirenge nk'icya Bamporiki aravuga ati why not umuntu wahawe inshingano akazitwaramo neza n'ubakaba kibasha kuba atanga inspiring urubyiruko n'abantu bakiri batoya kuki jewe nta gutanga inka mu Rwanda ubundi yo wabaga wakunze umuntu Moses wankunze ntago byarangiraga kuvuga ngo Kongs bro ya waragenda gukaba wandemera ukaba wa nugukura nukuncanira umuriro nyine ukangabira Aria aravuga ati ni namayeruri mu kigano cyame twakoze nakubwiye ko imwaka tugiye kubona ibikorwa muri showbiz apana gutwika ku buryo bwa fake nuko kigano cyame niko nakubwiye akoko ndakiruka nuko wakamba n'umwaka nurangira nzongera mbikwibutse nzakwereka ibintu byabaye bishinye ku bikorwa apana fake deals ni ibikorwa n'ibimenyetso uyu mwaka showbiz yose igomba kunyumva muze nta yandi mahitamo Aria gutanga inka ubyumve nko gushimira umuntu ukunda ariko nanone ubyumve ko ari uguca inzira ari ukuvunyisha mu Kinyarwanda iyo waga wahaye nk'umuntu mwagiranaga igihango nta muntu wahemukiraga undi hagati yawe nawe none ubu mu isi ya none iri modern kuba umukobwa uri muri showbiz nka Aria ahinka umuyobozi mukuru mu Rwanda abantu bubaha bemera abenshi umuhanga mu kuvuga ni ukwicira inzira kuvuga ngo ni ibintu bitatu Aria igihe azagira project cyangwa umushinga ugomba guca muri leta ugatambuka bizino ruca abana uravuga ko harimo kwigura suko guca inzira no kwigura biratandukanye mu guca inzira ubu ndagufata nkavuga ati Moses kugira ngo mugereho ko mwemera nakora iki kugira ngo noneho igihango cyacu tucyubake n'inkenera service kuri Moses ntihazabeho negotiation z'igihe kirekire azahite amagwa ahead nibwo nkufata nkavuga ati okay nkugabiye inka nguhaye inzu nguhaye imodoka wagize anniversaire ikintu cyose nagira wagitambutsa ntabwo yigura ahubwo arimo arerekana ukuntu hano muri showbiz mu Rwanda bakwiriye gushaka ubushuti muri leta muri politike kuko iyo ukora ibintu udafite inshuti hari hejuru hari imishinga utatamutsa ngo izazamuka igende hari mind uba utabasha kugira kuko police wikubana n'abantu bahambaye mu mitegekere police bakwereka andi mahirwe police bazakenera abantu bajya mu badepite bavuga ati uyu mukobwa washe kugeza u Rwanda Nigeria washe gupushinga ibintu bikagera hano tumushyize muri uyu mwanya yapushinga nibi byakunda icya gatatu ni ukugira inshuti muri politike igihe cyose ufite anniversaire bidi ukagira igikorwa wabonye muri trailer mwari hari Madame Ingabire Makire buri ushaka kuzabona movie ya kabiri ya Ari haza harimo nk'abasenateri abadepite ba ministry wagira ngo ni event ya leta wera ubushuti birani ko muri Tanzania ubundi bigenda iyo uruganda rumaze gukura ibyamamare bishaka inshuti kuri leta nta yandi mayero usibye kuvuga ngo ndagukunda ndaguhiki ndagushaka muri iki gikorwa nyine ushaka inzira zose buriya Ari yari marafungura inzira muri leta ariko no kwagura amarembo y'imishinga yizaza anerekana ko gukina filime kuririmba atari ya myuga isekeje ahubwo ari imyuga itunza abayikora kandi igihugu igihe kigeze ngo kishyigikire niko kubganye niko mbibona twigire ku madebe ako kubikamera kuba barabikameye
ni isura yo kwerekana ko kuba uri umunyapolitike ukwiye kwisanisha n'ibibera hasi hano abandi bantu basuzugura. Urabizi ko irivuye ibukuru rikwira ngo hose, rikwira hose, umweru uvuye ibukuru ukwira hose. Buriya mu Rwanda igihe kirageze ko abanyapolitike bitabira ibikorwa by'urubyiruko by'imyidagaduro. Ntabwo bikwiriye ko kubona kwirebera kuri Canal Olympia bigitaramo ngo tubone urubyiruko gusa. Oya, ni ngombwa biriya nukugira n'ubutumwa. Buri ibintu byacu mu mashusho no gutanga ubutumwa ahantu utari kugera. Buri ubutahuza yakubona ubone habaye BD y'icyamamare runaka no mu Rwanda, ubone harimo abasenateri, abadepite, ni isura nziza. Abanyapolitike irashusho nukubaha batinyuke bave mu mwambaro w'ikoti na karuvati, bajye no kubaho mu buzima bundi bensipira abandi bantu no guha agaciro bya bintu dukora mu myidagaduro. Ntaho byahurira no kuvuga bati nubundi nibikwiye gushyigikira ariya mu gucuruza ibintu bye, niyo mpamvu atamisinga iyo opportunity yo gukamera akantu nka kariya. Mu buryo bwa marketing igikorwa cyabaye ku cyamanisha kigomba kujya hanze, binahisoma ahubwo buri muntu wese uri muri showbiz yo mu Rwanda ikintu afite abona gifatika nagerageze abafite ikipe gikamera nyine kisakara, abafite n'aba influencers n'abahanga b'abasesenguzi bazakivuga, kuko ni isura nziza. Usanga twayaga tugira ibikorwa ntumenye ko byabaye bikabizwe n'inshuti za close kandi byakwinspira abandi. Buriya yatanze inka, ejo ushobora kuzajya kubona ukabona nk'umuhanzi agize BD afashe imodoka ya 0 km ayayo umusenateri abandi ndakwemera. Ni ubutumwa bwiza n'uburyo bwo kugeza ubutumwa kure, ntabwo ari ukugira ngo yigure, kuko ariya shize a celebrity n'umustar afite ibikorwa bifatika, ariko akeneye amaboko muri politiki kugeramo nta kundi ni ukwisanisha nabo akabakurura mu bikorwa byabo nabo bakamishuti yiwe. Yego. Birabaye ibyo kugabirwa ikidebe urakivuga. Amadebe impamvu ubona ino mvugo isa nkaho yabaye iciro ry'imigani nuko dufite abanyarwanda miliyoni zirenga 12 mirongo ikigero kinini cyane n'urubyiruko, ariko rudafite umenyi bwinshi cyane ku Kinyarwanda. Bifite umenyi bwinshi ku njya social media no gutwika kuko Ikinyarwanda kirarushya cyane. Rero iyo babonye akajambo nka kariya bazi ko ubusani w'umuntu mw'isi bavuga turi ikigori turi kimara, tuwadebe waba muri igicucu, kuko idebe nirabashyiramo ubuto rikomanga risona. Kumva ministri nka bamuri cyavuga ati ndidebe ryawe kuri iyi mihanda yacu abantu bibera kuri social media badashobora gusoma ibintu ngo bamenye byinshi, biyambuye nyine ubushobozi bwo kumenya ibintu, bazi ko ari ubushobozi bwo kumenya ubwabamo. Idebe naga ari ikibazo, kuko nukuvuga ngo ninjye mu mateka iyo hambere turasobanura amagambo 3: idebe, umuja n'umugaragu. Iyo umugore yabaga yagabiye umugabo, wa mugabo mu kumwirahira yavuga ko ari idebe rye mateka yo mu Rwanda. Iyo umugabo yagabiraga undi mugabo yabaga ari umugaragu wagabiwe. Ndi umugaragu, urabizi ko kuvuga ngo ndi umugaragu wawe nuko yabaga yarakugabiye. None iyo umugabo yagabiraga umugore cyangwa akamuhaka yabaga ari umuja we. Abaja b'ibwami, umwami bura yabaga afite abaja, afite n'abagaragu, yabaga yarabagabiye. Ariko umugore wagabiye umugabo yitwaga idebe, yabaga ari amadebe. Aba ari amadebe y'umugore. Akakano kabiwe yewe nanakishima ubundi umpaye nkitwa idebe bitwaye bakuba ririmo ikintu ritirangira. Idebe ni izina ryahawe abanyamirimo ngo nabaga bakora imirimo bwami. N'abanyamirimo b'ibugabekazi bashyizweho ku ngoma y'umwami Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi wategetse u Rwanda kuva mu 1543 kugeza mu 1576. Ubwo nibwo iryo jambo ryabaye bavuga ngo ahayinga hagati y'u 1543 n'1576. Umugabekazi, ariko umugabekazi ntikiza kuzi icyo aricyo. Yego, keretse bisobanuriye abantu, harimo n'abantu batoya. Harimo abantu batoya baba batabizi. Umugabekazi yari wacu niko kibibyo murabizi. Umugabekazi yari mama w'umwami. Umwamikazi ariko uramunzi. Yari umugore yari umugore w'umwami. Umwamikazi. Umwamikazi ni ingwego nyine. Umugabekazi mama umwami. Nuba warabyaye umwami. Mu mateka yo hambere buriya umugabekazi n'abategeka u Rwanda. Nabizi ko Musinga yayimye ingoma ari muto yagategekerwa na nyina n'umugabekazi. Umugabekazi yabaga afite mu kuboko cyane rwose. Ari nayo mpamvu byaje gukura muri politiki iri moderne ya Afrika, ugasanga umugore wa perezida abafite ijambo rihambaye mu mitegekere y'igihugu akenshi. Ubwo rero umugabekazi nyina Kigeli mu runkwere
bamutuye inka nziza z'inzirungu barabizwe inka z'inzirungu igaju umusengo n'ibindi bari banyaze muri ankore ngo ahitemo umutware umwe azigabira yahisemo kuzigabira umugaragu we yakundaga cyane witwa Seruteganya afashe barambwiye ngo nahitemo umugaragu akunda cyane azimugabire ahitamo umwe akunda y'inkundwakazi Seruteganya niwe yakundaga nyine cyane ubwo rero uhereye uwo munsi Seruteganya yitwa idebe rya wa mugabekazi Murorunkwere yego bese byavuye ku mugabekazi wagabiye Murorunkwere wari mama wande wa Mutara wa mbere nsura wa kabiri Semugeshi yego bazanye inka bazivanye muri ankore barambwira ngo nafata umuntu umugaraga ashaka zimugabire ahitamo Seruteganya ababaye umugore ugabiye umugabo yego Seruteganya babaye idebe rya Murorunkwere ngaho aho idebe ryaturutse ubwo usibye iby'idebe ubundi umugabo wahaye undi mugabo inka yitwa umugaragu we umugabo wahaye umugore inka yitwa umuja we ubwo ni ibyo byo tubiciye agakato byaza gucurama bikabidebe idebe nanjye uzashaka zangabire mubera idebe nshatse nababera idebe mwese igihugu cyose ntacyo bitwaye kubona ministiri yemera kubidebe shawori kuzana imikino ngo nago wakwemera bara niyo mpamvu kasakaye cyane ko abatari bazi nyine idebe cyari cyo bagira ngo yigize idebe nuko ngo uko bigenda nuko bigenda rero ndumva icyo tukiciye agakato biraza gufasha iki uruhande rwa Ariya Kuru dusoza Ariya Kuru biraza kumuha amarembo yo kugira inshuti muri politike nyinshi zifite imbaraga cyo ni cyambere iyo ufite inshuti rero buriya ubundi abantu ntibaba inshuti mani batagombe kugabirana ubu bizagenda gute udafite inkasi zo kuzaha umuyobozi mu muco nyarwanda iyo abantu bari inshuti bagirana igihango kandi igihango kiruta ibindi byaruguhana inka muri iyi minsi ntago waburi cyamamare ngo bure uko wagabira umuntu inka buri cyamamare ufite ubushobozi urabona tubona bajya Dubai tubona baflying aho waflyingamo ntiyavamo inka nziza y'imbyeyi ntaga uyu nguyu yakabaye urugero rw'ibindi byamamare bashaka kugira isura nziza muri society ibyo bakoraga hari ababibona ngo nkaho ari imirimo iraho nyine iciriritse ariko ubu kano kanya Ariya muri leta urumva ni izina rihambaye ese kwigura byo bizageza gihe hano ntago ari ukwigura hano hantu ubyumve nk'inzira abantu batari bwumve kimwe yo kuba yabasha kuba yagera ku kintu byari kuzamutwara imyaka myinshi ariko agiye kugeraho mu gihe gito yakubera ko afitemo abantu bari mu Sunikire project afite inshuti icya kabiri ibyo akora wibuke ko ari umukinnyi uri muri 1% national muri ira rebo bajyaga bonage batazi ibyo ari byo aka kanya basi muri Minisiteri y'Umuco bazamenya ngo dufite umunyarwanda uhagarariye u Rwanda ujya gukina amafilm muri Nigeria akanya Ariya nagira project ifatika yateza imbere filime yo mu Rwanda akajyana muri Minisiteri bazateraho kashi nta kujijinganya none se ko ari akazi bashinzwe nk'ibyashoboka hatabayemo kugira ngo abari mu ruganda rw'imyidagaduro bagira icyo batanga ni akazi bashinzwe kandi nabo bakwiye kubazwa buriya hirya yo kuba umuntu akora ibintu ahemberwa hagomba kuzamo ubumuntu no kuba ufitanye umubano urenze akazi n'inshingano nuhura n'umuntu mu nshingano gusa ntuzategereze ko hari ibintu birenze ibimureba uzamubwira ngo yihutishe kuko ibaze minisitiri abantu aba yakira ukuntu bangana wumve priorite rero priorite azahera kuri ba bantu umuntu amenya be hirya yo kuvuga ngo turi mu kazi ariko urabizi ko impyisi iwanyu kurya kurundarunda icyo tugifungira aho ngaho so reka tujye muri Ghana na Nigeria aho twari twasubikiye bimeze gute bigeze kugeza ubu nguko yango tuze no kujya mu tuntu n'utundi mu kanya yago turamujyaho ryari we turahita dukurikizaho nyuma yaho ngaho tuve Ghana muri Ghana Moses ni ukuvuga ngo umuziki wa Ghana uri mu gahinda ko kuba uri murasuzugurwa n'umuziki wa Nigeria kandi bakabaye bari ku rwego rumwe cyangwa nabo bari hejuru kandi na amateka nuko imiziki n'ingana zabo zibatse Nigeria yahoze ihari ifite agahinda ko kuba umuziki wabo usuzugurwa cyane ku rwego rw'uko nko muri uziko nko muri za 90 byari bigoye ko umunyanijeriya yumva indirimbo z'abanyanigeria bagenzi babo ngo umuntu yicara arebe video y'iminota 3 ya muri Nigeria byari bigoye none ubu
naje gucisha amaso nsanga dufite umuhanzi wo muri Nigeria uba muri Emirate Arabes Unis wakoresheje video ari muri Emirate Arabes ashyiraho miliyoni 236 z'amadolari. 200 ibihumbi 236 by'amadolari, ubwo ni miliyoni 236 z'amanyarwanda. azishyira muki azikoresha kuri video y'amashutinga Emirate. Niyo mateka, niwo munya Nigeria w'umuhanzi wakoresha amafaranga menshi kuri video. Miliyoni 236 z'amanyarwanda. Ni project yitwa ariko urumva kukayabo ko kangana ariko abantu bafite amafaranga. Nagira mwumvishe ukuntu uruganda rumaze gutera imbere, utagomba kurwihambiraho ukoresheje amagambo. Biba bisaba ibikorwa bihambaye, bikanasaba nandi mayeri cyane. Yoye magana Subu twego mu Rwanda video imaze guhenda yatwaye hangahe y'umuhanzi. Ngira ngo ya India Davis yavuga miliyoni 10 zingahe? avuze mu 10 se cyane muri 30. Ariko se buri nyine hagiye zingahe? Buriya niyo ubu ngiya Debe na Diamond bayavuze nitwasanga arenga iriya. Iriya boro nta, iriya boro irahenze ariko urabo bayishutinge nyine Tanzania ntabwo bafuranye nta kintu. Ikirahenze. Barafuranye man. No se Ben yavuye na Amerika za Tanzania. Narimbiye. Tuvugisha ukuri. Ari ahantu harimo umufungo. Timu yari yozi ba BMGs uzi kuva kuri audio made bit kuvana agenda. Nubwo yari ifitiye imishinga. Ari abakobwa. Aba video fiction. Urabona ranga mu fiction arahenze. Uwo muhanzi yitwa Ash Haman. Numu Emirate Arabes Unis Nigerian based singer. No munyanigeria ari kuba muri Emirate Arabes. Niba washe kuba wakora video ihenze mu mateka y'umuziki wa Nigeria. So bigeze rero tubivuna. Ngo tuve muri ibi twigire noneho muri logic ya ibintu bifatika byo kuba bari gutongana ariko bakaba bameze nkaho bigiza nkana. Logic ihari aka kanyu wakoza abanzi batatu muri Afrika bahambaye wavuga bandi. Cyabahenze cyangwa bahenze batatu. Uje kwirushya cyane utagiye. Nta n'ikindi gendera. Banaboy yarahatwite. Number 1. Skid yarahatwite. Number 2. Davido yarahatwite. Simushaka ndewe. Kana nariki. N'abanyarwanda bazi ngenze by'abanyarwanda bazi. Ubwo rero kujyana no dukoresha imibare n'ibimenyetso. Mu bahanzi barindwi bamaze kuzuza ya O2 nigeze kukubwira yananiye abandi banzo muri Afrika. No kwisi ntago ari wese upfa kwigerageza. Ni 2020 bajyamo yanzu y'ibitaramo irimo Dani mu Bwongereza. Ni za arena ebyiri abantu babyumva. Otego. 2020. Mu bahanzi bamaze kuba bayuzuza cyangwa sold out munsi minota 15. Wizkid afite makukahego. Noneho nyine kujya wumva urwego umusyi wa Nigeria uriho. Abantu Spice Girls mu 2007 basoldinza automatique yabo amasagonda 38 bagishyira amatiketi hanze. Amasagonda 38 mu 2007. Spice Girls. Ni British pop girl, ni itsinda ry'abakobwa bakora pop umva bari wabo. Amasagonda 38. Nimero ya kabiri bita Murphy Python Live. Amasagonda 43 mu 2014. Ambo urugere muri Afrika ryari ndaje. Nimero ya gatatu ni Garibalo 2014 minota 6. No muhanzi w'umwongereza. The Rolling Stones urabazi. Mu 2012 basodinza uti O2 minota 7. Ariko abantu babyumve Kigali Arena ijyamo 10,000 kuba kabiri. Za Kigali Arena ebyiri kuzuzuza kusodinga uti minota 7. Guso amatike agashira ukimara gushyira amatike hanze ukavuga ngo wenda Moses ni umukomedi yagiye gukora igitaramo muri Arena zikubye kabiri ukivuga gutyo wicya amatike hanze agahita ashira. Rolling Stones ni minota 7. Beyonce 2004 yakoresha minota 12 kugira ngo amatike abashize. Beyonce. Wizkid muri uno mwaka ya Made in Lagos tour yakoze yakoresha minota 12 kugira ngo amatike ashire. Wizkid ndanarekeye nabo bahanzi batandatu mwenyewe. Wizkid Starboy mu bahanzi nkubwiye urumva mu munya Nigeria umwe yankumvishe nyine platform ya Nigeria ariho n'imbaraga byatwaye. Nigeria byabatwaye imyaka 37 kugira ngo inanikane kugeza kugira ngo bake umuziki ube ari product be exporting hanze y'igihugu. Uyobona umuhanzi nkare maje bakamuha miliyoni ziriya Omare adekore gold bifate nkaho ari nk'ikawa wohereje muri Emirate Arabes cyangwa wohereje muri Sierra Leone. Bifate nka karigo y'indege wujuje ikawa. Ni product ni exchange y'amafaranga ku gicuruzwa.
kuba ba exporting umuziki bafashe imyaka 37 bubatse inzego zabo bubaka ibyitwa performing initiative creative industry bubaka nyine inganda leta ishyira amafaranga ubu umuziki wa Nigeria uri ku mwanya winjiza amafaranga rutayinjizwa n'ubuhinzi nyine urwo rwego aka kanya urabona ko nka Wizkid kuri imuriho cyangwa abantu atunze bashobora kuruta abantu umuministri w'uburezi muri Nigeria bamushamikiyeho sibyo logic tujyo mu bari siyanse birumvikana nayo mafaranga uko angana bijyana na spend spend ni cheap na nakruna n'abantu n'ahazaya spending rero ubwo tugiye mu cyateje intambara urumvagana ifite umuziki twa high life no muziki wabo wari uhari back in the days mu 1900 wari uhari ibaze mu 1900 aho kugira ngo bawubake bararangaye leta nta kintu yakoze no muziki ubushingiye kuri traditional music yabo yitwa akan bavanga na afrofusion na pop umuziki wabo witwa high life muri Afrika uzikutana utari hit kakanye na afrobeat amapiano bongo ya Tanzania iziwacu mu Rwanda n'izindi high life ntayibona ariko buriya Okama umuziki akora ibra style ya Okama ni kind ya jari ya high life ibimeze gutugo no muziki urimo ibikoresho bya gakondo bivanze na modern instruments amabazi guitar harimo afrofusion harimo pop bivanze yego ubwo niwo muziki wabo waribuze rero ku Rwanda mpuzamahanga hanyuma ubu abahanzi muri Nigeria barimo barajya gusupportinga muri Ghana kugira ngo barifting babagaragaze nk'ubu King Promise muri Ghana yahawe iminota mike cyaje Wizkid ari ku rubyiniro muri O2 barandika inkuru ngo mu myaka iheruka ngo umuhanzi wo muri Ghana yabashe gukandagira ku rubyiniro rwa O2 urumva hano ntibabigeze kuntu bya umuntu aba igihugu cyo musiki wacu uri inyuma cyane abahanzi bo muri Ghana barimo barakora indirimbo na ba Tekno barimo bakora indirimbo na ba Wizkid barimo bakora indirimbo na ba Davido kugira ngo babashe kwibona ku muziki wa Afrika rero byigeze kubaho ko abahanzi bo muri Nigeria byigeze kugira muri Ghana ngo mwebwe nubwo twara indirimbo iwanyu mu ntago mwakuza amastade tudahari urumva yabahari babakorogusha ariko baba babwije ukuri kuko bakoranaga collabo yajya kunshinga album akiyambaza Davido akiyambaza Wizkid akiyambaza Burna Boy akiyambaza Tekno akiyambaza Mr Flavor kugira ngo abanyagana bitabire umujinya urabyuka baravuga ngo no ntago n'ibintu ntago aribyo nagasuzuguro Shata wari yarafite igitaramo kuri 25 muri Accra Sport Stadium yujuje 40 ari wenyine bari baramubwiye ngo wowe ntago wakuzuzira stade noneho aho kugira ngo ashime Imana yahisa yishongure bukaye audio nigeze kubumvisha ubushize yahisa batuka ngo ubunujije ahangaha ngo mfite abahanzi muri Ghana ngo muri Nigeria sorry ngo ubuse ngo byasabye ngo izembara kugira ngo nuzuze 40 namahirwe yaragize aho kugira ngo ashimire Imana reba amayiri yatukoresha n'abandi babyigiraho hagiye gutukana na babantu bari kubarifitinga bari kubafasha abahanzi muri Nigeria ni abantu bumva kandi bihorera Lema yarafite igitaramo ari mu ndege uri uko nakubwiye aravuze ngo ndashaka ko bw'icumi bo kurukana nabo Ghana Accra Shata warajya kwitita ngo ariko warasaze kuratesha agaciro abagore ngo jya muri massage ngo abahanzi muri Nigeria muri rata ubwo ba Davido bajemo ba Burna Boy bazamo ni intambara yari yaruye yo kwitita twabigarutseho byaje kurangira Wizkid abwiye Shata leta ariko muvandimwe wizana conflict boundaries wishaka gutandukanya ugu turi one Africa tutarizo umugozi umwe Davido aramubwira ati reko dupfiki Burna Boy aravuga ati ngiye tuzarwana imbona nkubone bagiye baratukana basubira mu mateka yakahise y'ukuntu Shata wari yafashe Burna Boy nta kintu arageraho ukuntu yajyagaza akamugura imyenda ukuntu yamurwanyeho akajya mucumbikira inzu akamwira ukuntu yakorera amafaranga amwibutsa ngo ko yajyagaza n'abakobwa akabafata ku ngufu ariko biza kurangira abahanzi muri Nigeria babonye ko barimo barahangana n'umuntu umwe kandi bo ari abahanzi afite amazina bagomba gusigasa ubusugire bwabo bafashe umwanzuro wo kumwihorera ubu aka kanya bisa nkaho byarangiye urumva Ghana yaratsinzwe ico kirarangiye naho ngaho tukirangirije mbwira rero YouTube cyane mu Rwanda ziri kugenda gute kuko harimo n'abari gutunga intoki bari muri uruganda rw'imyidagaduro ukibaza se hari amakuru abahari nibihuha uwo byanariza gute bigeze he bimeze gute kugeza ubu ngubu abanyarwanda bamenye iki dukoresha imibare n'ibimenyetso akenshi Moses ubundi iyo abantu bari gusangira ubusabitana ibisambo
kandi abantu bafite imitekerereze ijya kugenda kimwe, nta creative bafite, nta innovation bafite, usanga akantu ukora nanjye ndi bugakore none ushobora gukora neza dupfa ubusa. Kandi ushobora kuba wabukora kano kantu ukaba ufite cano, ngiye nkafungura restaurant, ahubwo ukageza kuri iri wanjye ukantiza imva ko ubunteje imbere. Ingana zitaratera imbere usanga ikintu umuntu umwe akoze n'undi akirunda umuriramo. Nyamara ushobora gukora ibintu bitatu bizafata wa mukiriya washaka guhangana nawe. Umuntu afite agacano, ufite ishari ko yinjiza amafaranga, wowe byarakunaniye kuko ntago uri best entertainer, ntuza amayeri cyangwa nta n'ugufite igikundo ntago kigurwa. Ariko hari ibindi wakora wa muntu akamukiriya wawe kandi mukaba inshuti. Rero mu Rwanda hagezweho aho ubona abantu bafite amacano hakagira abandi bagira amashyari bakayaripotinga banababeshyera. Bivuze ngo ikintu aho ibintu bigeze cyangwa isomo rigomba kuvamo, birakwiriye ko hazamo uburyo bwo guhindura umuvuno. Umuntu yagira cyane ikabona iri kumuha ko amafaranga afatika, agashaka inshuti hanze hariya muri Amerika ku cyicaro. Kuko urumva iyo ufite nakubwiye ikintu cy'agaciro ko kugira inshuti. Hanyuma wagira inshuti, wagira akabazo ukayibwira ikakuvuganira. Apana gukreminga kuri Instagram cyangwa kuri Twitter cyangwa kuri site ya WhatsApp. Ikindi ni ugukaza ingamba za security no kwirinda gwa uploadinga bya bintu YouTube idashaka. Tugarutse kuri YouTube ya Yago, uribuka kuko wambwiye uti twavuganye, uribuka akavideo kigeze gucaracara kuri social media k'abantu bari kugira icyo bakora muri piscine birwanaho kumanywa bigaragara. Kariya kaboro kari akavideo karacarace ntaga abantu bakibuka. Yago yarafite agasegema bita nawe gakorwa na Redemptus, baragakoresha mu bintu bya trendinze cyane. Kari akaboro urabizi ko kuri YouTube bibujwe kwa uploading ibintu bifitanye aho ruri na porno. Bivuze ngo umuntu wa muri potinze burawo ni uzamuvuga, ntago twebwe urumva, ntago twebwe bitureba ataramutangaza, ntago ari byiza kujya kuvuga ngo yakoze ibi, wazamutangaza nyirubwite kuko twe turabizi twinda kwinjira muri privacy y'umuntu. Ariko yandika kuri Twitter yavuze ko hari abantu bari kumushinja urukoza soni. Ni kariya ka video buririyeho bagaragaza ko uploading urukoza soni, kandi kuri YouTube na 0 second ni 0 tolerance ku bintu bya by'urukoza soni. N'amafambu nera ariho porno, nabiza abantu bagira amafilme y'ibishegu abenshi kuko rabizi ko ngurisha amacano n'andi ma service ya social media. Hari abajya bangurira cano bari bafite izirenze bafunze kubera gushyira igishego. Akayitagura indi kuko yavanye amafaranga afatika ahita atangiza indi A0 kubera agashego. Kuri YouTube ho ni tolerance ni 0, ariko bakureze nta kintu wakizeho wishiraho ama interview mazima, nuruca abantu urakomplaininga urapiringa bakagusuza cano yawe. Yago rero kugira ngo tuze kugira abanyarwanda ibintu bifatika, na maje tese Yago kugeza kano kanya abanyarwanda ko bari mu gihirahiro, amaherezo cyangwa ikibazo kigize hehe. Moses ndagira ngo unsomere ubutumwa Yago yansubije uhereye hano E1 some cyane. Ati mpera E1 mfite icyizere kuko abarimo kubikurikirana hari icyizere bampa. Nonge ndamubaza ngo nicyo ubwira abakomeje kuvuga ko wayigize private ku bushake. Ibyo bintu ntimwabyumvishe? Banyarwanda ntimwabyumvishe? Amani muri showbiz zo mu Rwanda amatipe agira amashyari. Ibintu bigutunze wawe wabigira private kugira bigende biti. Iriya projet niyo yarutunze Yago. Wabonye influence yagize muri society yo mu Rwanda. Abantu yafashe warababonye, abahanzi yaremiye. Wafata ikintu kigutunze ukaba ugigize private kujya ugere kuki. Dore ngisomera hano ukuntu yanshubije. Ati bro, uziko ubucano yanjye nta bushobozi na bukenye ifiteho, itsinda ririmo kubikurikirana. Niryo yanjye kuko ngewe tuvugana nta kintu na kimwe nzi. Abo bareke nabo wenda bizageraho bazigire private. Ubu se ni ngewe wanze gukora. Hari ibibazo byinshi numva nabaza abo bantu, ariko reka ndekeraho, cyangwa nawe wandika ibyo ushaka kuko nabonye buri umwe yikorera ibyo ashaka mu nyungu ze bwite. Uwo ni Yago Nyarwaya Yago. Urumva urabona ko mana arababaye, kandi urabona ko abantu bari kumushokinga, umuntu akajya yari akavuga ibintu kugira ngo man birani ibyago ni ukumufata mu mugongo. None se hari n'abavuga bati zanarizo zose zagiye zijya hanze ni community guideline, ntabwo ari strike isanzwe.
urukoza kwa kuripotinga kwa uploadinga prono ni strike. Oya bavuga bati ni YouTube yamwoherereje community guideline ntabwo ari strike nk'iyo nakuripotinga wakoresheje content yanjye. Hanyuma dukotinze Yago yavuze ko hari abantu yego kandi ko afite icyizere kandi ko itari mu biganza bye ari man urumva moze hano hano mishya ari mu Rwanda umuntu wamona yo gutera imbere kumva aho kugira ngo umufashe ugahita uca ikiraro yararimo yambuka aho kugira ngo ushyireho amabuye ahubwo acyambuka atadigadiga nicyo kintu kiri muri society yo mu Rwanda ntago ari showbiz gusa man nese ntabwo ujye wumva hanze mu byaro ngo umuntu umwana w'umuryango wagiye kuri kaminuza ngo baramunoze ngo kuko ngo wagiye kwakirana hagiye tujyana ntago ari showbiz gusa. Okay reka nkubaze noneho nta no guca ku ruhande bakavuga bati muri abo bantu bari potinze Yago ngira ngo barabonye ibiganiro nabonye ejo na muri ndaba bibaza Chita bati harimo Chita harimo Sabe harimo Irene na Philipita. Ibyo bintu showbiz mu Rwanda igeze ahantu umuntu ari guhimba ibinyoma ashaka guharabika abandi ariko buriya ngiye ntekereza ko igihe kigeze ahubwo kugira ngo amategeko atangire ashyirwe mu bikorwa umuntu uharabika icyamamare akakurikiranwa. Ntago numva ukuntu wafata muri ndahabi Philipita Sabe Chita ngo bashyire mu majwi y'ibi ngibi bidafite imenyetso n'imibare hanyuma ukomeze widegembe n'amakosa kuko uri guharabika izina ry'icyamamare kandi abafite ibikorwa bye abafite izina abafite abantu afasha abafite imiryango agiriye akamaro igihugu abakifite akamaro. Buriya kwihambira ku muntu w'icyamamare ufite akamaro ufite umuryango mugaratunze ubu burimo urihambi ni nko gukoza akaboko mu muriro. Ibyo bintu abo bantu bafite ikibazo nka cya kinatangiye mu kiganiro gitanye umwaka nkubwira ko iyo umuntu agiye kwinjira muri privacy y'umuntu cyangwa akavuga ibinyoma akwiye gukurikiranwa na makosa bari gukora moze nyirubwite Yago statement ntagaragaza ngo umuntu wankoze ibinuyo kubera iki dushobora guhimba ibintu byo gusebya abantu na makosa. Nabonye rwose abo nibo bavugwa bakora uyu mwuga hari nabandi babahanzi aba social media influencer hakorwa liste nini so iri shyari riba rishingiye ku muri showbiz yacu. Iri shyari rikururwa n'abantu basa nkaho showbiz bibuze buriya buri generation igira abantu batari kujyana naho ibintu bigeze basa nkaho bareba ibintu bakona byarabasize hanyuma bagashaka kwihambira kubabona bari kuri platform bari kuri on top. Iyo uri on top ufite ibibazo byo kujera ya top yo kuba uri hariya uri buri wese akureba wa muntu mwari muri kumwe wasize utarabaye successful mu bintu mwari murimo ashobora guca hirya no hino kugira ngo agusebye ashobora kugutega imitego kugira ngo ugwe. Ikiba gikenewe ni iki wa muntu uri on top abagomba kumenya ko ibintu ari gukora hari abantu byananiye kandi byanze kandi bari kumutega imitego akwiriye gukora nawe igikuta gituma ya mitego itamugeraho cyangwa ikamugeraho. Urabona ufashe nk'ibuye ukaritera ku gikuta cy'amabuye hari igihe rimenagurika ariko urite ahantu hari ibinonko bya binonko birasenyuka. Abantu bari on top bakwiriye kugira inkuta z'amabuye bakagira amakipe abantu bazi ubwenge y'abahanga ku buryo babantu babaye failed muri game bashaka kubagabaho ibitero baburaho bahera. Iki kintu nababwira akeshi buri field yose ibirimo abantu bafeirinze hanyuma bagashaka kwihambira kuba ari on top niho hano n'ishyari rivukire. Umuntu ntiyakire ngo amenye ngo game yaramusize ajye gukora ibindi cyangwa agisha inama avuge ngo ariko yes agezweho ama social media agezweho umuziki umeze neza utunze abantu amafilm atunze abantu ariko je narabikoze mu gihe hatarimo amafaranga byaranze. Ariko se aba bantu baba youtubers bakenera imodoka bakenera ama restaurant bakenera ibintu ABCD nakora iki kugira ngo bambere abakiriya aho kugira ngo mbaca intege cyangwa mpangane nabo kandi nta mbaraga mbarusha nta naho nahera. Buse wahangana n'umuntu uri on top ukunzwe n'abanyarwanda ntago wayibasha nta gutsinda kuko Imana buriya iha umugisha imimo y'amoko y'umuntu iyo ukora neza Imana iguha umugisha. Yeah, okay. Dusoza rero ni cyo wavuga kuri isaga yose kugira ngo dusoze n'ikiganiro. Nk'ababeshye nk'umuntu the outspoken entertainment Pundit cya Pundit Yago aragaruka vuba iki kimwe gishobora gushira akagaruka mu kazi kubera Imana abamukunda bamenye neza ko ntabwo yicaye kandi n'Imana ibyo akora Imana irabibona ibihumugisha n'abanyarwanda yafashaga barabibona. Yago kino cyumweru nigisha utamubonye uzamenye ko Pundit yakubeshye ako kantu ni kabiwe ashobora kuboneka izindi mpamvu nigishira icya kabiri ntikizashira. Nagiye mbona abanyamakuru bavuga bati ngewe muze kumenya ko mbeshye hari wigeze kuvuga ngo muhajiri yaguze
uramwibuka ndabizi ariko jewe ibintu nkubwira ugenda ubona ko biza operation Madebe ntiyaburijwemo mbese fata ku mavuta umunyamategeko ntiyari avance fata ku mavuta wamutebwo showbiz ibikorwa ntiwayibonye bari gutanga inka kuri La Paris gashora mu karere ka Bugesera n'ibindi uzagenda ibona yago nawe ahari urumva n'umunyarwanda warutunzwe na kano kazi ntabwo yicaye kandi hari ubundi buryo bwo kuba yakora kandi niyi kubera Imana ishobora kugaruka ariko nanone abanyarwanda bashaka amacano bajye bangana n'ama social media services n'abashaka bajye kuri Peacemaker 250 bamvugishe twiganisha showbiz. Wakoze cyane Musesenguzi. Imana igibaho umugisha ndi the outspoken entertainment Pundit. Aho kantu gasubire. The outspoken entertainment Pundit. Umva nkurangire diri ishushe ishuri ibihumbi 60 gusa uhabwa internet ya mezi 12 na router y'ubuntu. Mango 4G mobile router ibika umuriro ndetse igufasha gusangiza internet abantu bagera ku 10. Yishakira amaduka yose ya Mango 4G yose mu gihugu cyangwa uduhamagaye kuri 25 tugufashe. Mango 4G mobile router iyi ni neza sana. Uziko ubucano yanjye nta bushobozi na buke nyifiteho itsinda ririmo kubikurikirana niryo kuko ngewe tuvugana nta kintu na kimwe nzi abo bareke nabo wenda bizageraho bazigire private ubu koresheje video ari muri Emirate Arabe ashyiraho miliyoni 236 z'amadolari 200 ibihumbi 236 by'amadolari ubwo ni miliyoni 236 z'amanyarwanda azishyira muki azikoresha kuri video y'amashutinga Emira kumva ministri nk'abamuri cyangwa ati ndidebe ryawe kuri iyi mihanda yacu abantu bibera kuri social media badashobora gusoma ibintu ngo bamenye byinshi biyambuye nyine ubushobozi bwo kumenya ibintu bazi ko ari ubushobozi bwo kumenya ubwabamwe nanjye uzashaka zangabire muberi debi The Choice Live. Umva nkurangire diri ishushe ishuri ibihumbi 60 gusa uhabwa internet ya mezi 12 na router y'ubuntu. Mango 4G mobile router ibika umuriro ndetse igufasha gusangiza internet abantu bagera ku 10. Yishakira amaduka yose ya Mango 4G yose mu gihugu cyangwa uduhamagaye kuri 25 tugufashe. Mango 4G mobile router iyi ni neza sana. Ni The Choice Live nje nitwa Moses Iradukunda ibihe byiza kuri mwese mukurikiye The Choice Live aho muri hirya no hino hatandukanye mbifurize kugira ibihe byiza no kugubwa neza hanyuma babwire ko turi mu ntangiriro z'umwaka turacyari kumwe na za company twabanye mu mwaka ushize Mango 4G internet nziza irakugeraho waba uri hose hirya no hino mu Rwanda 2550 ni nimero yabo bahamagare hirya no hino mu gihugu barahari bakugezeho internet ukorera mu rugo cyangwa se uri gukorera kuri office izo internet zose barazifite kandi zifite umuvuduko twihuje na Infinix aho ugura telefone ya Infinix bakakongeza internet ya Mango 4G turi kumwe na Ndori Safaris ni company y'ubukerarugendo igutembereza mu Rwanda ushaka kugura imodoka cyangwa kuyikodesha baragufasha bahamagare rero Ndori Safaris kuri nimero yabo igendanwa ni yindi mpora cyane ni 0788353847 baragufasha neza cyane nongeye kwakira Peacemaker numwe mu tuganira byinshi by'umwariko kuri uru ruganda rw'imyidagaduro iyo habaye ikintu turagifata kugira ngo tugisesengure dukoresha imibare n'ibimenyetso ni Ubusesenguzi karundura ni Pundit aje karakantu wakavuze nawe kukirene yakuzanye muri ndabi ntago muzi mwana muri ndabi ntago nzi kinashaka arya wamushubije gute muri comment namubwiye ngo ni the outspoken entertainment Pundit izo mubanganzo nizeye kuse kukavuga na oya ni Pundit ushatse avuga Pundit cyangwa Pundit uko wabivuga kose nta kibazo ibyo bisobanuke ariko niko nariyo ni commentator n'umukommentateur cyangwa expert ntago ndi mpamvu oyo bari ngo twaridaga bati ako kantu mukambikire naye ariko ngiye kujya nkore ariko baragafashe man Pundit cyangwa Pundit muri showbiz yo mu Rwanda
ngayo ngo we musesenguzi turaza kuganira ku ngingo zitandukanye by'umwihariko uko umwaka watangiye. Nabonye hanze hari indirimbo ya Airways abantu bari kuvugaho, nabonye hari ibyagana twagarukiyeho na Nigeria ntabwo twabirangije neza, hari cool ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuze ati nta muntu ugabira minisitiri by'umwihariko nta mugore ugaba. Ibidebe ni byinshi mu byo dushobora kuganira, wenda duhere kuri duhere ku kira, reka duhere ku ko ari byo idebe ryabaye idemuzi, ni idebe umuja n'umugaragu. Nayo magambo tuza gusobanura ko nabonye hari n'abanyandikiye bamwe ati se ibintu bishatse kuvuga iki ko tutari kubisobanukirwa. Urabona ni igikorwa cyabaye muri weekend ishize, hari ku cyumweru bajya igashora hari aso hari la Paris gashora mu karere ka Bugesera, hari kuri la Paris. Ubwo yari yakuru yagiye guha inka umunyamabanga minisitiri ushinzwe umuco, ubwo ni minisitiri Bamporiki Edouard. Ubwo ni umunyamabanga uhoraho cyangwa state minister mu Kinyarwanda bavuga gute? State minister wa leta uhoraho. Ubwo oya uhoraho ni permanent secretary. Ubwo state minister n'umunyamabanga wa leta. Ubwo ni state minister muri ministeri y'umuco. Umunyamabanga kamisomewe state minister tutazabeshya abantu. Oya ntabwo twabeshya abantu. State minister atandukanye na permanent secretary. Babatandukanye cyane. State minister na permanent secretary. Permanent secretary ni umunyamabanga uhoraho. State ubwo ni no Kinyarwanda ni gute mwagacwamo? Umunyamabanga state minister. Reka turebe tutazabeshya abantu. Reba state minister ko ibyo bintu bigomba kuba biri clear. Tutavuga titire y'abandi nabi. Ibyo bintu ni byo mane. Abanyamategeko hanza bari tayari. Hari ibintu abantu bakwiye kujya bitondera kugenda tuburizamo gake gake. Kubera guhumura abantu. Hari yahise igira se. Hari yahise igita. Ko se wabonaga abanyamategeko bari bamaze kwifunga n'amadosiye bayarangiye. Kuvuga ni umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco. Ubwo ni state minister. Umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard. Ubwo yagabiwe inka na yakuru, umwe mu banyarwandakazi bahagaze neza ku bantu mpuzamahanga muri filime by'umwihariko, usa nkaho yanasize abandi basireye queen mu kugira uruhare mu guteza imbere showbiz nyarwanda. Ariko se ngiye wenda sinzi ubwo urwego mubibonaho mubigereranya mute kuya muvuge ngo yasize abandi. Twari tumenyereye abakobwa hano beza bizongereza, ubwo n'abadamu kuko bamwe muri bo bafite ingo n'abandi bataragira ingo, ariko bagera kuri buri cyamamare cyari cyo cyose, bajagajaga inganda zo muri Afrika zose. Ariko tutarabona yatera intambwe ngafata uko ku muhanzi, tutarabona yatera intambwe ngashakira gakora b'umuhanzi, tutarabona yatera intambwe ngo afate urwego ageza rugeze ku wundi. Urabona nka Shadibu ntabwo twabona nk'umuhanzi yafashe avuga ati Shadibu ni inshuti ya Diamond. Urabisi kugeza kuvuga ngo niba watumye Diamond amenyekana. Bura yakaba Shadibu ni n'umuntu muri ndibuka ni wasa festival yagiyeyo. Baramutegera bamwakira neza hari. Ubuzima burahagarara. Bura yakaba yadiringiye nk'umuhanzi wo mu Rwanda gakorabo. Kari guhita kihuta. Afera yagiyemo umugore urabizi ko hita yihuta. Twabonye ba Kate Bashabe numwe mu bakobwa baba celebrity cyangwa socialite bihagaze muri Afrika. Ariko hari yakuru yaje mu wundi mujyo wo guhita afata filime akayigeza ku rundi rwego. Tukabona Nigeria yaje, tubona Platini yaje, tubona muri Afrika gutanga ibihembo. Ubwo gihe nibyo bintu mbashingiyeho, ntago urabizi ko nkoresha imibare n'ibimenyetso, ntago nyanyendera ku marangamutima. Ndareba ngo mu gihe Aria aje muri filime byagenze gute. U Rwanda muri Nigeria rurazwi. Wabonye Platini ajya muri Afrima, wabonye ajya kwima muri Ecofest muri Sierra Leone, wabonye ba DJ Brian bajya kudija, wabonye ba Puzzle King Puzzle bajya kubyina. Urumva mu kanya gato yabonye, urabona hana amazi kugeza urwego showbiz yacu. Ukavuga ko nabandi bantu baragera ku rwego nk'urwe mu Rwanda. Barahari batangije mashariki, hari nabandi bakoze ibindi, ariko muri ino new generation urabona impinduka ari gukora kuba yafata umuhanzi nka Platini agasinya muri 1% International. Tukabona ari yakora ari gutanga ibihembo muri Afrima nta n'ugipfa gutumirwa buri muntu wese, ntabwo atanga invitation ku muntu wari wese. Ni ibintu bihambaye. Tukabona ari gutanga ibihembo, tukabona arimo arafata umuhanzi akamugeza ku rwego rw'uko ajya gukora media tour muri Nigeria ibyumweru kwezi kugashira. Tukabona ari kuririmba kuri muri stade irimo ibihumbi yuzuye
kubera ya connection ni intambwe ihambaye ntago ari ibanga ni ibintu tugomba kujya tuvuga kugira ngo n'undi ufite ahantu agera asunike wa munyarwandakazi tuzabone natwe ejo bundi ibendera ry'u Rwanda tuzabona abana b'abanyarwanda bari kubaho kubera utungwa na diversity y'ibyo bakora. Kugeza ubu ni we muntu we nabamenya na Aria mu kiganiro bavuze ko Aria ari umusirey queen. Kugeza ubu uri kuzana impinduka muri mu muziki na filime mu Rwanda. Ndetse bamenya baranatubwiye mu kiganiro avuga ati iyaba abasirey queen twari dufite abasirey queen igihumbi yego Rwanda rwagenda neza. Logique yabyo ubyumve ko nibo abantu bashobora kugera ahantu umuhanzi atapfa kugera mu buryo buri privacy ntari bwinjiremo. Urumva niba Shadiba kugira ngo giye natumye Diamond yamamara inaha cyaho kugira ngo giye Diamond aranyambaza mu mishinga ihamba urozasanga Diamond munsi yafite igikorwa gihambaye atumiramo babasire kw'inuzi bahambaye bose kuko niwageze ibintu kuri uzasanga Bucket na ba David bari inshuti usange nta muhanzi nimwe muri Afrika Shadiba ndari kumwe na Lady Gaga muri Nigeria waramubonye cyagiye Platinariyo dufite abasire kw'ini benshi nkuko izindi nganda zo muri Tanzania zateye imbere rona bahamisa mu betara agenda akabari kumwe na Rikros kudiringa aga connection ku muhanzi n'uruca abana dufite amasire kw'ini menshi kandi ateye imbere kandi afungutse mu mutwe industry yacu yatera imbere cyane byonyine ko yatubira umuhanzi w'icyamani kuza hano cya kuba yajyayo n'u Rwanda ruvugwa ni social media ziba zizamuka ni Rwanda ruba ruriyo ntago kwamamara ari ngombwa ko umuntu aririmba ikiboya bazari nta masire yajya afata Afrika yose mu kiganza urabona urwego bintu biba biriho bikagushimisha se kuba Shadiba agera kuri Twitter akababwira ati mwebwe mwabakobwa mwe mutize nako mwize cyane ariko ntibigire icyo bibamarira mumeze nk'abigiye gukena. Biriya ntago giye nk'umupandit cyangwa Pundit ntago mbibona muri ubwo buryo abandi babibonamo. Shadibu moze kano kanya serious reka ngwe ntakubeshya numwe mu banyarwandakazi benspiring abana b'abakobwa beza barota kuzabaho ubuzima bw'inzozi zabo. N'umunyarwandakazi ubayeho ubuzima bwa luxury atari umuyobozi atari umushoramari atari umuhanzikazi atari umukinnyi wa filimi akaba atunzwe n'iby'Imana yamuhaye nuko asa n'umugisha. Bundi muri biriya baravuga ngo Imana iha umurimo iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu ibyo ukora byose Imana ibahe umugisha ubaho. Rero Shadibu yandika kuri abagira ngo akwereke ko kujya mu ishuri utagiye gushaka akazi undi se ahantu zibigisha gukora akazi ku isi. Papa si yo kwiga nukujijuka kumenya nzajya mu ishuri nzaharanira kujijuka. Iyo umaze kujijuka ugeze hanze nibwo ushobora kuvuga ngo okay Moses nize gukamira ariko ndabona gukora ikawa muri Oman byantunga ntabwo wize gukora ikawa. Kwiga Shadiba yavugaga nuko bamumvishe nabi ntabwo yatukaga abantu bize yagira ngo akwereke ko kujya mu ishuri bitagamije gusohoka ngo ujye gushaka akazi kuko ntabwo wagiye kwiga ari ahantu kaziritse kawe ahubwo wagiye guhumura amaso nguze ku isi uhatane mu buryo bushoboka bwose waba ushoboye. Niyo logique wakumvamo Shadiba ariko harababye umushinga arimo arihanira ku bantu bize je siko mbibona. Yego twari turi kuri Aria Cool rero uko byagenze ku idebe byose na yango bitangira hazero bitubwire byose ukuntu byagenze. Aria we avuga ko yakunze ukuntu Bamporiki yahawe inshingano akiri muto. Urabizi ko Bamporiki ari we mu Nyarwanda wabashe ko yamudepite ari muto mu mateka kuko nye nkunda kuzirikana cyane. His Excellency yamuhaye inshingano akiri muto azamukiye kuri za filime yakinaga akitwara neza n'amatiyatere amubonamo impano kandi koko Bamporiki n'umwe mu Banyarwanda numwe mu bayobozi nyine bakora ibyo bakora neza kandi ubona ko benshi urubyiruko cyane bavuye from zero ni hero ntabwo twatinya kubivuga. Aria rero yararebye abona ko byanze bikunze umuntu wakinnye filime bakinnye Bamporiki cyo mu filime benshi urabizi. Aria nawe arashaka kugira mu kirenge nk'icya Bamporiki aravuga ati why not umuntu wahawe inshingano akazitwaramo neza n'ubakaba kibasha kuba atanga inspiring urubyiruko n'abantu bakiri batoya. Kuki jewe nta gutanga inka mu Rwanda ubundi yo wabaga wakunze umuntu Moses wankunze ntago byarangiraga kuvuga ngo Kongs bro ya waragenda gukaba wandemera ukaba nugukura nukuncanira umuriro nyine ukangabira. Aria aravuga ati
ni n'amayeri uribuka mu kiganiro cyame twakoze nakubwiye ko uyu mwaka tugiye kubona ibikorwa muri showbiz apana gutwika ku buryo bwa fake uribuka ikiganiro cyame niko nakubwiye akoko ndakiruka niko wakamba n'umwaka nurangira nzongera mbikwibutse nzakwereka ibintu byabaye bishingiye ku bikorwa apana fake deals ibikorwa n'ibimenyetso uyu mwaka showbiz yose igomba kunyumva muze nta yandi mahitamo ariya gutanga inka ubyumve nko gushimira umuntu ukunda ariko nanone ubyumve ko ari uguca inzira ari ukuvunyisha mu kinyarwanda iyo waga wahaye nk'umuntu mwagiranaga igihango nta muntu wahemukiraga undi hagati yawe nawe none ubu mu isi ya none iri modani kuba umukobwa uri muri showbiz nka ariya aho inka umuyobozi mukuru mu Rwanda abantu bubaha bemera abenshi umuhanga mu kuvuga ni ukwicira inzira kuvuga ngo ni ibintu bitatu ariya igihe azagira project cyangwa umushinga ugomba guca muri leta ugatambuka bizino ruca abana uravuga ko harimo kwigura suko guca inzira no kwigura biratandukanye mu guca inzira ubu ndagufata nkavuga ati Moses kugira ngo mugereho ko mwemera nakora iki kugira ngo noneho igihango cyacu tucyubake n'inkenera service kuri Moses ntihazabeho negotiation z'igihe kirekire azayite amago ahead nibwo nkufata nkavuga ati okay nkugabiye inka nguhaye inzu nguhaye imodoka wagize anniversaire ikintu cyose nagira wagitambutsa ntabwo yigura ahubwo arimo arerekana ukuntu hano muri showbiz mu Rwanda bakwiriye gushaka ubushuti muri leta muri politiki kuko iyo ukora ibintu udafite inshuti hari hejuru hari imishinga utatamutsa ngo izazamuka igende hari mind uba utabasha kugera kuko police wikubana n'abantu bahambaye mu mitegekere police bakwereka andi mahirwe police bazakenera abantu bajya mu badepite bavuga ati uyu mukobwa washe kugeza u Rwanda Nigeria washe gupushinga ibintu bikagera hano tumushyize muri uyu mwanya yapushinga nibi byakunda icya gatatu ni ukugira inshuti muri politiki igihe cyose ufite anniversaire bidi ukagira igikorwa wabonye muri trailer mwari muhari hari madame Ingabire Makire buri ushaka kuzabona movie ya kabiri ya ari haza harimo nk'abasenateri abadepite ba ministry wagira ngo ni event ya leta wera ubushuti birani ko muri Tanzania ubundi bigenda iyo uruganda rumaze gukura ibyamamare bishaka inshuti kuri leta nta yandi mayero usibye kuvuga ngo ndagukunda ndaguhiki ndagushaka muri iki gikorwa nyine ushaka inzira zose buriya ari yari marafungura inzira muri leta ariko no kwagura amarembo y'imishinga yizaza anerekana ko gukina filime kuririmba atari ya myuga isekeje ahubwo ari imyuga itunza abayikora kandi igihugu igihe kigeze ngo kishyigikire niko kubganye niko mbibona twigire ku madebe ako kubikamera kuba barabikameye ni isura yo kwerekana ko kuba uri umunyapolitike ukwiye kwisanisha n'ibibera hasi hano abandi bantu basuzugura urabizi ko irivuye bukuru rikwira ngo hose rikwira hose mweru uvuye bukuru ukwira hose buriya mu Rwanda igihe kirageze ko abanyapolitike bitabira ibikorwa by'urubyiruko by'imyidagaduro ntabwo bikwiriye ko kubona kwirebera kuri Canal Olympia bigitaramo ngo tubone urubyiruko gusa oya ni ngombwa biriya no kugira n'ubutumwa buri ibintu byacu mu mashusho no gutanga ubutumwa ahantu utari kugera buri ubutahuzaye kubona none habaye bidi y'icyamamare runaka no mu Rwanda bone harimo abasenateri abadepite ni isura nziza abanyapolitike irashusho no kubaha batinyuke bave mu mwambaro w'ikoti na karuvati bajye no kubaho mu buzima bundi bensipira abandi bantu no guha agaciro bya bintu dukora mu myidagaduro ntaho byahurira no kuvuga bati nubundi nibikwiye gushyigikira ariya mu gucuruza ibintu bye niyo mpamvu atamisinga iyo opportunity yo gukamera kantu nkakariya mu buryo bwa marketing igikorwa cyabaye ku cyamanisha kigomba kujya hanze binahisoma ahubwo buri muntu wese uri muri showbiz yo mu Rwanda ikintu afite abona gifatika nagerageze abafite ikipe gikamera nyine kisakara abafite n'aba influencers n'abahanga b'abasesenguzi bazakivuga kuko ni isura nziza usanga twayaga tugira ibikorwa ntumenye ko byabaye bikabizwe n'inshuti za close kandi byakwinspira abandi buriya yatanze inka ejo ushobora kuzaje kubona ukabona nk'umuhanzi agize bidi afashe imodoka ya 0 km ayayo musenateri abandi ndakwemera ni ubutumwa bwiza n'uburyo bwo kugeza ubutumwa kure ntabwo ari ukugira ngo yigure kuko ariya shize a celebrity n'umustar afite ibikorwa bifatika ariko akeneye amaboko muri politiki kugeramo nta kundi ni ukwisanisha nabo akabakurura mu bikorwa byabo nabo bakamishuti yiwe